muri iyi si yaba umuntu wese wahemukaga nawe yahemukirwaga, iyi si yari kuba yuzuyemo urugomo, ndetse iyi si yari kuba ituwe n'abantu mbarwa, kubera ko urugomo ruganisha ku rupfu. Kugira ngo isi ibe ifite umutuzo nk'ifite ubu ngubu, ni ukubera ibintu bibiri: amategeko ndetse na karma. Karma ni ibihano uhabwa bitewe n'ibintu bibi wakoze cyangwa se wakoze, ariko ukabihabwa uwo muntu wabikoreye atabigizemo uruhare. Iyo niyo karma. Shaka utambwira kuri wa mugabo maze iminsi mbabonana. Wa mugabo? Sho wa mugabo afite amafaranga. Nandi yubusa. Ubu niwe tubirimo. Reka data umusore ngo mugikundane. Mvura. Urasa afite iki? Umutarangera no muri hoteli narimo. Kandi nawe siko mukunda. Aribeshye. Ariko Tom aragukunda kandi azi ko nawe umukunda. Reka irangegera se. Cyakora nzajya mwereka ko turi kumwe. Mwereke ko mwitayeho. Ariko urukundo rw'amagambo gusa. Ariko ndibona akabije Tom ukuri akareka kwirirwa kutaha umwanya wo gusa. Mubwiza ukuri kuri iki se? Mba nkeneye kumubukira aho hantu hose mba navanye muri weekend. Hazimumarira. Hello? Ni byiza cyane kabisa. Sawa, nta kibazo. Mbonye umuntu hariya, ahubwo turaza gusubira reka mbe nkutse. Ariko Tom mbona ko uko ashoboka kose bagushimisha. Sinzi impamvu utanyurwa. Nyurwa? Si umuntu utari wansuka muri hoteli nini. Urumva nanyurwa n'iki? Nawe ubwiwe ajya muri hoteli, ari inshuti ze zimujyanye. Ariko kuva nakundana n'uriya mugabo. Umva, nta hoteli n'imwe muri uyu mujyi ntari nageramo. No muri weekend turajya kurya ubuzima. Yes, byo bitese wani sawa mani Tom. Amakuru se neza kabisa. Igihe kinini wa nabona ko ari ubuzo sawa. Nagari cyane nkawe bwana. Bikada. Kwa sister wanyakiraga ari heno nora. Yabana nawe ari kabisa yari ku kazi. Ariko yaramaze kwamagara none ari kumbwira ngo ari mwe mu baganga baturanyijwe bazajya mu mahugurwa London. Ndikumva none mwese mugiye kuryohana n'amafaranga agiye kwiyongera yo mushahara. Kutishimye bane nk'umuntu ibyo bintu uzikuru njye naye kubyakira. Agatangwa ariko numvise ko bakwambuye inzozi byari byagenze gute. Yo umva bane nkuru iyo yirekira mu mande zikuna ari birebire byataye. Yo uzi ibintu byambayeho ni birebire cyane kabisa n'icyo gutubirekira mu mande. Ahubwo mane ifite ikibazo cyane kandi kinandemere. Urebye ukuntu ibintu bimeze mane. No guta umva mane. Nyine nubwo nciye hano urabona. Bebe dukundana mane. Nyine urabona nyine avuye mu rugo n'ukuntu avuye mu rugo ntubona se mani n'ukuntu ncemeze mani. Ubwo nyine mani twari turi mu rugo yaraje kunsura nyine, ariko nyine ndamusaba ngo weekend dusohoke cyangwa tube turi kumwe. Umva mani ngo bagiye mu bintu by'akazi ntago mubona mani nkuko mba mbishaka, wagira ngo mani abafite undi. Mwaramutse. Nyine narinshi hariya umugore ambwira yuko nyine rwaye cyane utari no kubyuka. Gusa nyine biragaragara. Birumvikana. Ubwo nyine ambwira ko aba yasohotse nyine ngo agiye mu bintu by'akazi, ntago mba nzi nimba ari byo cyangwa nimba basohokanye n'abandi. Ukumva mani inkuru yanjye irababaje mani, nibyo ngibyo nubwo nabyo byari bibabaje namaze kukubwira. Ngora mukubwira ahubwo. N'uyu munsi buriya bitarandevuye.
bya bitaro byo mu mujyi w'u Rwanda bigezweho babambwiye ngo uyu munsi nsubire kwivuza. Anko nyine wihangane bibaho sibyo kandi uzakira. Ako hari n'ikintu cyari kinzanye ngo tukiganireho nyine umbwire. Ibya ya sambu numvishe nyine harimo ibintu by'amacakubiri menshi nyine ngo isambu nshaka kumenya ese warayiguze cyangwa ntago wayiguze. Be waje? Naje nari ngukumbuye byataje. Tinda munje. Be amakuru? Neza. Be urebye nawe nagukumbuye maze. Ntabwo wandusha. Wese kutaje kare. Cyo nari maze igihe nyine ntagera aha ngaha kubera hemba nagiye gushaka akazi niko nta kazi ntigira. Teka da kandi ubwo muri weekend nagushaka nanti ko tuzasohokana we yawe imakanira. Urabona mu by'ukuri asambu ntabwo nayiguze. Iriya byangombwa hari uburyo nabishakishije. Nibikora. None se anko wabikoreye iki kweri? Reba nka bariya abana wari ubizi neza ko nta nyina bagira. Urangije nyine isambu bari bafite imwe yonyine urayibarya. Use wabikoreye iki? Se wari uzi yuko basi byagira n'ingaruka nyine ku buzima bwabo? Urabona ko byagenze ibyangombwa nubwo nabishatse ariko nahuye n'umwana nahemukiye ku bitaro aho bamyakire bwa mbere. Uwo mwana yamfashe neza anyakira neza na n'ubu ndabizirikana ariko mwana wanjye gikora neza bigusanga imbere ariko nasanze abana bafite umutima muzima yakibarundi nkamusanga ku ivuriro uburyo yanyakiriye ntibyari gushoboka. Oya ntumakane kandi no muri weekend nzi ko tuzasohokana kandi babare please ndakwinginze sibyo? Shamba barira. So muri weekend ari bwo ngomba kujya gushaka akazi. Ubwo se ndabigenza tuzugura nari ngukumbuye. Ubwo se urukumbu rurashye rute kandi nabwo mukanya urambwira kuri kwihuta ubwo se urumva mukuru rihangana pe. Weekend yose ndanaboneka bishoboka. Nakundi ubwo amahitamo araza kuba yandi nyine ubwo uzashaka undi munsi atari muri weekend none se kumbwira ko muri weekend utazaboneka. Ubwo nyine nakundi nyine amahitamo n'ayawe uzashaka undi munsi nyine atari weekend ubwo niho nazakubona hari cyozo. Anko nyine merci kubw'inama ugiriye sibyo? Gusa nyine nawe ujye wihangana ujye wirinda guhemuka sibyo? Mwana wanjye muzagende mu bimfura. Nyine reka ngende nari nshaka ngo ngusuhuze sibyo? Anko nyine reka ngende nari nshaka ngo ndebe ukuntu umeze sibyo? Gusa nyine nawe ujye wirinda guhemuka. Nyine nanjye ndashaka gutaha amasaha yagiye hari ibintu ngiye kujyamo. Sawa ntari reka nzengire vanze ngo herekeze sibyo? Nizere ko bizarangira. Bite bana? Sawa boss. Wakuri yaje. Wakuri neza. Ndashaka ndangire wa mtipe kwa Chris wari umu agent. Wa mobile money. Chris ondwa hepfo wari umu agent. Ari kuri hano hepfo boss. Hepfo? Hano. Okay, sawa urakoze cyane. Reka pati. Ambyara mu mujyi bana hari akantu ngiye kureba ariko nditaye. Urebye nta na gahunda weekend nari mfite bana. Ewa nakabisa ngiye tugende kugurira akantu tungere mfite amafaranga nta kibazo. Waba umbyaye mani ntari reka twizamuke. Ewa nakabisa katwikomereze.
naho nari naramuburiye noneho reka nze kwereka franga yanjye ntabwo yashikana kwinshuro Chris ramukire n'ubundi ari kunshaka wiki mana yanjye igihe nahereye nirukanka ibintu nzabivamo amafaranga n'ubundi yibagije kuyanyaka mana yanjye ko nahunze umujyi nkajya mu cyaro bari kunshaka wiki amafaranga yanjye kwinshuro bombe nyabone hano hari amahumbezi pe ni heza ubona atari heza ni heza cyane ni heza cyane wazanye ahantu heza pe maze igihe ndi mu kazi kenshi cyane kandi muri icyo gihe ngutekereza cyane ngutekereza ubu ndishimye kubona twicaranye yo se burya niyo mpamvu rero narakuze nanjye ndishimye kuba turi kumwe ariko bro turi kuza narabutswe sheri wawe hari kumwe n'umusaza mahane uvuze ngo nukuri ko Imana ndamubonye aho uvuze ngo nukuri ndamubonye ahubwo sinza ko basanga ari family yuko ko ni umusaza mukuru none se ngo umubonye he ma kumubonye he turi gutambukana ngo ugeze umubona wapi bana wamubonye hese bari hari amahane nabonye kumwe n'umusaza ariko sinzi nimba ari iki kiwe ntago mbiza ko ni mukuru tu ni umusaza mukuru none se wana uzi ko banze uzi ko ko ari we bana reka nze nkureka akantu ngiye gukora reka nze umva mana genda witonze ahubwo bana udatuma badukura hano nabi mana utaza kurwana hano mana gende witonze shero mazute uyu musaza ni iki cyawe ni sogokuru wawe mbwira umusaza ni sosha nta soni sheri uyu ni inde umva we ucungane n'ururimi rwawe uranyitira sheri yanjye ngo ni umusaza ngiye kuri njye mufata nk'umusore w'imyaka 20 sheri nukuri nanjye ntaho muzi ngo ntaho nzi ntaho muzi nyine ahubwo tuve hejuru ugende subiramo uri gito amatwi igihe cyose twamaranye nuko wambwiraga ungaburira ibinyoma gusa nkizera ko nkunda banza wirebe ubaye utagira n'urwara rwo kwishima ngo nakundana nawe wasuye ikimbwiza ukuri mu buzima bwanjye nkareka kugutaho umwanya njye nari nkeneye umuntu wo kuruhukira kandi uwo muntu ni wowe urabona njye nakunda n'akantu nkawe katagira n'urwara rwo kwishima umutasohokana n'umuntu mu kabari kandagaza n'ukuntu narakwimariyemo ndagusetse ahubwo genda ureke ko dutera umukoshi numvise ibyo yakubwiye mpamagare baze kukuvana hano security